mudu ni nziza cyane, abantu bose barishimye, abantu bose bameze neza, buri wese arishimye cyane, arimo araseka nyuma yo gutsinda ku munsi w'ejo. Twaganiraga mbere y'umukino ariko twemerere utugarure mu mukino kuko ndibuka ko ubwo twaganiraga mbere y'umukino waratubwira guti kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ntawe uhari, ariko rwose ndibuka tutarasohoka mu kibuga nibwo twamenye, tutarasohoka muri studio nibwo twamenye amakuru yuko hari n'abandi bakinnyi babiri batemerewe gukina umukino barimo Tenag Hadeb ndetse na Devine Lunga wa Mamelodi, bose uko ari batatu batemerewe gukina, by'umwihariko harimo abakinnyi bakomeye ba myugariro ndetse nyine na rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ahangaha nibwo abantu batangiye kugira icyizere, baravuga bati iyi Zimbabwe n'ubundi twanganyije mu mukino ubanza, icya kabiri Zimbabwe ya nyuma mu itsinda n'amanota 4 biraza korohera ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi gutsinda, ariko mu by'ukuri nubwo umukino warangiye ari igitego kimwe cy'Amavubi ku busa bwa Zimbabwe, navuga ngo kuva nko ku minota 70 kuzamura kugera ku minota 90 n'umukino utari woroheye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko byose hamwe biberaho kutuzanira ibyiza, birangira Amavubi abonye intsinzi ya mbere ku mutoza Adel. Dusubize muri uwo mukino kuva muhagurutse kuri hoteli kugera umukino muwutsinze munasubiye ku icumbi. Ni umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari yakaniye cyane ko bari babizi neza ko batagize umusaruro mwiza ku ikipe y'igihugu ya Nigeria kandi bifuzaga gutsinda uhereye ku mutoza Adela Murush. Imikino yari imaze kuba myinshi atarabasha gutsinda umukino n'umwe, imikino 5 yari amaze gutoza nta n'umwe yari yagatsinze muri ikipe y'igihugu Amavubi. Ukareba guhera ku munsi w'ejo bundi tuva ku myitozo, buri wese yatekereza ko batsinda, batangira kuganira ibyo guhindura amataktike no mu myitozo nicyo bakoraga. Yewe n'abayobozi bari hano bose bari basabye umutoza ko atakongera gukina defanda ahubwo bagakina basatira, ni nabyo bakoze mu myitozo ya nyuma, mu mitoreze yabo ndetse n'imyitozo bahindura kugira ngo barebe ko bageze imipira imbere bashaka ibitego. Harimo suspension ya Nshuti Innocent, ariko nanone Biramahera Bedi Christophe amaze iminsi navuga ngo yitwara neza guhera mu mezi 6 yakina ikipe ya Rayon Sport, guhera nanone muri no mwaka w'imikino yatangiye neza mu ikipe Tante Certifienne muri Algeria. N'umukino avuga ngo nayo rufite icyo cyizere, kongera ko n'abandi bakinnyi barimo Muhire Keve bari bagize umukino mwiza mu gice cya kabiri kuri Nigeria. Ibyo byose byazaga bigahurira ku kintu kimwe kivuga ngo Zimbabwe kuba ari ya nyuma ntabwo ari uko ibishaka ahubwo nuko itabishoboye, tugomba kuyifatirana tukaba twayibonamo igitego. Hakongeraho noneho n'izo suspension z'abo bakinnyi bayo, urumva niba mukino ubanza Marshal Munetsa atari yawukinnye agahita bisikana na kapiteni wabo Maruvelas Nakamba, nabonye ukunzwe n'abanyazimbabwe benshi bari baje kubashyigikira kuko hari amabisi yari yavuye muri Zimbabwe baje kubashyigikira. Kongeraho ko muri zikarifikasiyo ubona ko ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ibyihatanira ntabwo ari byinshi kuko igihe cyarayisize, icyo bishimira nuko babonye karifikasiyo y'igikombe cya Afurika. Ibyo byose guhera kuri hoteli ku isaha y'isa 6 n'igice nibwo twahagurutse. Abakozi ba hoteli barabanza bashyiraho morale, barabwira ati turabyizeye, turabizi ko muraza gutsinda. Abakinnyi nabo bagendera muri iyo mood iyo morale bavuga ati turatsinda uko byagenda kose. Ku kibuga cya Orlando Pirates yarahari Kaze Cedric ndetse na Cedric Nabi, na abatoza b'ikipe ya Kaizer Chiefs. Abakeba ni ibibuga bijya kwegerana, yaba FNB Stadium ndetse na Orlando Stadium, harimo ni nko kuva Nyamirambo ukajya mu mujyi rwagati kubaza umujyi wa Kigali, na ahantu hafi bari baje kureba Ntwari Fiacre maybe n'abandi bakinnyi batandukanye kuko abakinnyi b'abanyarwanda gukina muri Afrika Epfo ntabwo byaba ari ubwa mbere. Icyo cyari icya mbere, yari motivation ku musore nka Ntwari Fiacre wari wagize umukino mwiza kuri Nigeria, nanone yarabibonaga ko umutoza we ahari kandi muri no minsi ntabwo ari kubona umwanya uhagije wo gukina muri Kaizer Chiefs. Abandi banyafrika Epfo bamuzi cyane hano bavuga ati reka twongere turebe niba koko akiri wa munyezamu twabonye mu makipe atandukanye hano muri shampiyona. Kugeza umukino utangira abakinnyi bose babona ko bafite icyo cyizere cy'uko ikipe y'igihugu ya Zimbabwe yagabanyijwemo imbaraga bitewe n'amakarita baraza kuyitsinda, banatangira bayishyiraho igitutu cyo kuyataka kugira ngo bayitange igitego kuko mu byo bavugiye muri bisi ndetse no muri vestiaire mbere yuko
abasohoka mu kibuga bari bihaye iminota 45 yo gushaka intsinzi, ubundi mu gice cya kabiri bagatangira gutekereza uburyo ki barinda intsinzi bamaze kubona, aho gutangira badefanda nk'uko babikoze kuri Nigeria kugira ngo icike imbaraga hanyuma baze kuyataka mu gice cya kabiri. Hano ho byari bitandukanye, batangiye basatira kugira rebe ko igice cya mbere cyarangira babonye igitego hanyuma bakaza kukirinda wenda minota 45 ya nyuma. Ni nako byagenze igice cya mbere kigiye kurangira mu makufra ndetse no gukomeza gusunika kwa ba Georgia ndetse na Gilbert ndetse na Jihad wegeraga imbere, yari n'ahantu yarase uburyo bw'igitego bwari bwabazwe. Twahataye no muri bise kuvuga ati haranira baro yantenguke, ndashaka kuyiteresha interieur deep yari kujya ku mano, birangira bitagenze neza, baza kugira amahirwe uburyo baje gutsetera kufura, umupira barawugarura. Gilbert uhagaze wenyine afata icyemezo atera shoti, hama ka deflection gatoya, umupira ujya mu izamu. Igitego kukibona ku Mavubi n'ubusanzwe si ikipe yinjizwa ibitego byinshi, ku ikipe nka Zimbabwe nayo idafite ubusatirizi navuga ngo bukomeye cyane. Niba Maruvera Zinakamba yavuyemo, Harishamunetse akaba ari hagati, Chirewa nawe niwe ugerageza. Ugiye kureba abandi barutayizamu bayo ntabwo ari abarutayizamu barimo barakina ahantu heza cyangwa banakomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda kudefanda, Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange babikora neza, nubwo wenda bagiye babona uburyo Ntwari Fiacre akitwara neza nk'umuntu wari ubizi neza ko arimo arakinira mu gihugu asanzwe anakiniramo, ariko wenda muri no minsi adafitiye icyizere gihagije cyo kuba yabanza muri 11. Yagomba gukora akazi ke, yagiye akuramo imipira itandukanye. Abanyarwanda bari hano baravuga ati Ntwari akomeje kuba intwari yacu. Nibyo umukino wararangiye ko twebwe turashaka no kuza kwinjiramo tukawuganira, ariko twibwirira noneho ubu niki gikurikiye ku ikipe y'u Rwanda Amavubi nyuma yo kubona iyo ntsinzi. Twabonye amashusho bari guserebra, perezida bemereye agahimbaza musyi, anabemerera ko noneho iyi myambaro baza kuyitahana rwose nta bintu byo kuvuga ngo ni mudepoze ni mugarure. Ubu gahunda yanyu ni iyihe? Ese ako kanyenyeri kamaze kubageraho? Ni igikorwa cyatangiye buriya turi muri Nigeria, ajya gufata umwanzuro wo gutanga jezi. Ngo abije Brian yabaje Jire ngo ni gute ninde muntu uzaza muri Nigeria azamuzanire jezi. Yashaka kugura jezi z'Amavubi, biramutungura cyane ndetse biranamubabaza. Perezida wa federasiyo aravuga ni gute umukinnyi ashobora kugura jezi z'ikipe akinira, ati ni gute umukinnyi adafite access kuri jezi, kandi iyo tugiye mu mabanki muri weekend mu masiporo tubona abantu bambaye imyenda ya original y'ikipe y'igihugu y'abakinnyi bakinisha utazi uburyo bagiye bayibona. Ni gute umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu adafite uburenganzira kuri jezi ya equipe nationale, mu gihe tubona abandi bantu bazambaye hanze, twagiye muri sport n'ahandi hose hatandukanye. Hanyuma afata icyemezo kuko zino jezi bagomba kuzitanga, hanyuma bakaza cyane ko turi no gusoza zino qualification, bagomba kwinjira mu wundi mwaka w'imikino banazanye izindi jezi nshyashya. Ahitamo kubaha jezi, ni mudu navuga ngo nziza kubera kuri ambasaderi w'u Rwanda hano mu gihugu cya Afrika y'Epfo Emmanuel Hategeka ndetse n'abahagarariye diaspora ya hano bose, abafana bageraga nko mu 150 bari baje gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Bose bari bishimye. Perezida wa federasiyo ababwira ko bya bindi babizi ko mbere na mbere ikintu yabanje gukemura turi no muri Nigeria no gukemura ibirarane. Yaravuga ati ni gute twakiye na Lesotho kera still mukaba mugifite iyo prime yo kunganyika bitaraboneka, ahita yitanga mbere ya match ya Nigeria. Ahita avuga ati nabajije bambwira ukuntu hano transaction zigenda, ati mu gitondo cya kare nuko wenda abakiyi batarabyuka bamwika ko nta myitozo ari ntacyo, ariko uko byagenda kose inyenyeri igomba kuba yamaze kubageraho abenshi, kuko ari n'abandi bataraza kugaruka i Kigali bari buze guhita bakomereza mu makrebe yabo. Hanyuma kandi amakuru ahari nuko atagomba kuza angana nk'uko asanzwe angana, kuko baratekereza kongeraho kugira ngo abakiyi bakomeze babakururire kuza gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Abakiyi benshi bagiye banga ubutumire bw'ikipe y'igihugu bishingiye kuri ibyo birarane ndetse n'ibindi bitandukanye biba birimo. Shema rero n'abakinnyi na buri muntu wese uri hano, mudu ni nziza. Icyo batekereza no gukomeza kwitwara neza. Na ambasaderi yababwiye ko bazagaruka mu kwezi gutaha bagasanga abafana babiteguye. Icyo basabwa cyo no kubafana, hanyuma ikindi bo bakitegura neza bakazatsinda ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Nibwo butumwa ambasaderi yabahaye. Ikindi gahunda dufite turahaguruka kuri hoteli ku isaha 7:15 kuko turaza kugera i Kigali ku isaha 2:45 z'ijoro, kuko indege irahaguruka mu masaa 10:30 saa 11. Turagushimiye cyane, mugende mwitegure urugendo rwo kugaruka. Ubwo biteganyijwe ko muzagera mu Rwanda ryari mu yahe masaha?
uyu munsi saa 2:50 rwose ku kibuga cy'indege turaza kuba tuhageze z'ijoro. yego urakoze cyane Samir. urakoze cyane. uwo rero ni mugenzi wacu Samir, turamushimira cyane kuko yabanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuva batangiye uru rugendo kugeza uyu munsi. ubwo nanahagera ejo agomba kuzigomwa akaza akaduha raporo y'uburyo urugendo rwagenze. ari muri studio uruca abana abantu bakamwumva bivuga ari hano kuriya kuntu babivugira kuri Quantum hari uburyo umuntu abura uko muganira nk'abantu batari kumwe nyine birumvikana, ariko iyo ahari noneho murabiganira neza. Ni byiza ko baranahagera kare saa 4:45 no kujya kubakira byakoroha. ubwo ndavuga wenda ku bakunzi b'ikipe y'igihugu, ikipe y'igihugu yatsinze kuyakira biba ari ngombwa kugira ngo tubere ku rukundo. Ndizera Ferwafa hari ikintu iri gutegura ubu ngubu kuko amasaha araza kuba ari aya kare cyane.